Indirimbo nziza cyane ya Bayani yitugeje mu gace kacu ko mwisanzure k'uyu munsi. Uyu munsi rero nakubwiye ko mwisanzure ndibuze kukubwira ingingo 10 zagufasha kwigirira icyizere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buriya ngo uko bwije nuko bukeye tugenda turushaho gusobanukirwa n'akamaro ko kwigirira icyizere mu buzima bwa buri munsi, ndetse tukanabikangurirwa n'abantu benshi b'inzego zitandukanye. Buriya ngo kwigirira icyizere n'urufunguzo rw'iterambere. Hari abantu benshi rero batabizi, kandi buriya akibaze guhera ku muntu, ku mubyeyi wawe, umwarimu wawe, umuyobozi wawe, hose bakubwira ngo jya wigirira icyizere, jya wigirira icyizere. Buriya hari ukuntu utakumva ko kwigirira icyizere ari ingenzi. Hari umuntu rero babibwira akaba yakibaza ati se ntakwigirira icyizere gute? Aha rero ngiye kukubwira inama 10 zakugirira akamaro ndetse ukarushaho kwigirira icyizere mu byo ukora byose. Buriya rero inama ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere cyagufasha kwigirira icyizere ngo ni ukwiyemera. Naza kuvuga kwiyemera ukabyitiranya n'ijambo abantu benshi bakunda kuvuga barigeranya n'ubwirasi cyangwa se ubwibone. Ahubwo kwiyemera ndakubwira ni ukwemera uwo uri we, ndetse ukemera ko ibyawe bifite agaciro mu bandi. Buriya ngo ni byiza ko wiga kumenya kuvuga icyo utekereza, icyo wifuza, ndetse n'amarangamutima yawe. Niba rero uvuze ibikurimo, irinde kubivugana ubwibone, ahubwo ubivuge wiyakiriye, wumva neza ko ari byo, kandi ubisobanure ku buryo abakumva babasha kumva ndetse bakabasha no kubyumva, ndetse bakumva n'icyo washatse kuvuga, ndetse bakaba banabyumva nk'uko ubyumva. Buriya iyo uvuze ikintu nyine kugira ngo ubundi wigirire icyizere, uba ugomba kuvuga ikintu nawe wumva ugihagazeho, uvuga ati iyi ngingo ndi kubabwira niyo, ndetse wemereye no kuvuga amarangamutima yawe. Kwiyemera rero nyine ni ukuvuga ngo niba njyewe amarangamutima ngiye ukambwira nk'ikintu nkumva sinyishaka, niba nkubwiye oya seto ni oya nyine. Ibi ngibi rero bigufasha kuba wakigirira icyizere, ntiwumve ko uwuhakaniye umugomba ubusobanuro ngo impamvu mbyanze. No, niba utabishaka nyine seto ntago ubishaka. Ibi rero nibyo bita kwiyemera, bitandukanye nuko nyine ushobora kwiyemera ari ubwirasi. Apana kuvuga nyine ibikurimo nanone nawe ngo bivugane ubwibone, ahubwo ukabivuga nyine wowe ubyumva ko ariko biri kandi ariko byakagombye kugenda. Ikindi kintu cya kabiri rero cyagufasha ngo ni ukumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe. Buriya ngo kumenya ibyo ukeneye, urugero ugatekereza nk'umushinga cyangwa se imishinga y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ukavuga ngo ni iki kigufitiye akamaro, ni iki ukeneye cyane kurusha ibindi, ukamenya ndetse no guhitamo ibyakugirira akamaro karambye atari ibyishimo by'akanya gato. Ibi nyine bigufasha kwirinda gushidikanya, ukamenya gufata ibyemezo no kwifatira imyanzuro mu buzima bwawe. Ibi rero nabyo bituma wigirira icyizere, cyangwa se niba wari ugifite kikarushaho kwiyongera. Ikintu cya gatatu rero harimo gukora urutonde rw'indangagaciro zikuyobora. Buriya ngo kumenya ndetse no kwita ku ndangagaciro zawe mu buzima bwawe bwa buri munsi harimo nko kwiyubaha, gukunda umurimo, kwiteganyiriza, ibintu ngibyo mbese ukagira urutonde ruhamye rw'imiterere ushaka ko ihora ikuranga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bigufasha kumenya iby'ingenzi mu byo nyine mu buryo isura yawe igomba kugaragarira rubanda, kandi ukirinda ko byasenywa n'utuntu duto witekerezaho cyangwa se abandi bakuvugaho. Iyo ufite nyine urutonde rwawe ugenderaho, ni nka bimwe byo kuvuga nyine ukaba ufite ama red flags, ukavuga ngo ibi ngibi ntago mbikunda, ntago mbishaka, ntibikambarizwe, ku buryo umuntu akwa-identifyinga cyangwa se ajya kukuvuga akabazi ngo kanaka akunda ibi, ntago akunda ibi ngibi bikoze gutya mwagendana neza, ibi bikoze gutya ibi rero bigufasha nabyo kwigirira icyizere, cyangwa se kuba nyine nawe uri confident, ku buryo nyine uvuga ati njye mfite urutonde rw'indangagaciro zinyobora, ibitandukanye n'ibi ngibi bihabanye nanjye. Ikindi kintu rero cyagufasha ngo ni ukumenya imico myiza yawe. Buriya ngo buri muntu agira uruhande rubi akagira n'uruhande rwiza. Ibi rero bibasha guhinduka uko iminsi igenda ishira, bibasha guhinduka. Si byiza rero
byiza buriya ngo kuhora ureba ibibi byawe gusa, buriya ngo kugerageza ukareba n'ibyiza ugira ukabikora urutonde rwanditse ndetse ukagerageza no kurushaho gutuma ruba rurerure, nabyo biba ari byiza. Mu gihe bitakoroheye kubyikorera wowe ubwawe kuko wenda wumva ko wakurikiza amarangamutima yawe cyangwa se wajya mu ruhande rwawe cyangwa se ukaba waranitakarije icyizere, nabyo birashoboka ndetse ukaba wumva nyine nta n'ibyiza ugira. Buriya ubaza inshuti yawe cyangwa se ukaba wanabaza abantu mubana kenshi ukababwira ati mumbwire ibyiza mumbonaho, ugakora urwo rutonde ukavuga ati ewana ibyiza byanjye ni ibi ngibi ndabizi cyangwa se barabimbwiye, ndetse ariko ibintu bakubwiye nawe nyine ntabwo uhita uvuga ngo uhutiraho ngo uvuge ngo nibyo, nyine nawe niba bakubwiye ikintu uvuge ati se koko ibi bintu bambwiye nibyo, wasanga rero ari byo ukabishyira ku rutonde. Ntabwo ari byiza buriya ko igihe cyose uhora wireba muri negative side uvuge njyewe ndi umunyantege nkeya, njyewe biriya sinabishobora. Why not? Uba ugomba kureba n'uruhande rwawe ruri positive, apana igihe cyose guhora uri muri negative. Buriya ngo guhora ureba uruhande rubi mu bibazo ndetse no mu byago ntabwo ari byiza, ibyo bita ko ngo ni pessimistic, ukaba ibintu byose nyine wowe ubibona mu ruhande rubi gusa, wowe wirebera ahari uruhande rubi. Buriya ngo akenshi iyo umuntu agize ikibazo yihutira kureba ibintu bibi, ibindi bibazo bivukira muri icyo kibazo yagize, ingaruka mbi bizana, amahirwe bimubujije n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko umuntu rero niho aheraho atangira kwiyangira cyangwa se agatangira kwiheba bikomeye ndetse akaba yanitera icyizere. Buriya ngo si byiza na gato. Burya buri muntu cyangwa se buri kintu kikubayeho si byiza kugaragaza ko byakurusha imbaraga, ahubwo ujye ubigaragariza ko nawe ukomeye cyane, ufite imbaraga. Ibi rero bigufasha ko aho kugira ngo ujye mu mwanya wo kwiganyira no gutekereza ko byose birangiye, ahubwo uhita ushaka uburyo bwo kubirwanya ndetse no kubikemura, mbega nyine ukabishakira igisubizo. Mu gihe rero ugize ikibazo nibyo jya ureba ingaruka byaguteye, ariko ntukabitindeho, ahubwo ujye ureba niba hari uruhande rwiza cyaba gifite, unahereye ko ushaka uburyo bwihuse bwo kugikemura. Ntukemere nyine guheranwa n'ibibazo. Ndaje rero dukomeze n'uru rutonde rw'ibintu byagufasha kwigirira icyizere kubera ko nyine birakenewe. Ndaje dukomeze n'uru rutonde ni mu kanya gatoya nyuma y'iyi ndirimbo nziza cyane ya Thailand, iyi ndirimbo ya Thailand yitwa Push to Start ndetse na Chanel. Turakomeza mu kanya gatoya nyuma y'izi ndirimbo. Voice FM niyo ikomeje gutega amatwi muri kano kanya. Twagarutse rero mu gace kacu ko mwisanzure, aho nari ndimo nkubwira ibintu byagufasha kwigirira icyizere, aho nari maze kukubwira ko kwiyemera cyangwa se kumva ko nyine ibitekerezo byawe bifite agaciro mu bandi, kumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe, gukora urutonde rw'indangagaciro zikuyobora, kumenya imico myiza yawe ndetse no kwirinda guhora ureba uruhande rubi mu gihe cy'ibibazo cyangwa se cy'ibyago, ari bimwe mu byagufasha. Ndaje rero ngo dukomeze nkubwire n'ibindi bintu byagufasha kwigirira icyizere, kumva nyine ko nawe uri fiyeri yawe ubwawe. Uzi ariko kujya mu bandi bari gutanga ibitekerezo, aho ukicara ukajya ujyaho ngaho ugakurikiza ibyo abandi batanze, we nta gitekerezo watanga, ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero tugiye gukomeza kubana hano kuri 94.5 nkakubwira ibintu mbega byagufasha kwigirira icyizere. Buriya rero ikindi kintu cya gatandatu cyagufasha ngo ni ukwitera akanyabugabo. Kwitera akanyabugabo nyine kwiha imbaraga. Buriya ngo buri munsi umuntu akora uko ashoboye ngo abe mwiza kurusha uko yari ari ejo hashize. Rero ngo ni byiza ko wiha akanyabugabo ukumva ko ubishoboye, ukishimira ibyiza wagezeho, maze muri wowe ukiyemeza ko wagira kure cyane harenze aho uri uyu munsi cyangwa se aho wari uri ejo. Ikindi kintu rero buriya kigufasha ngo ni uguha agaciro buri ntambwe uteye, niyo yaba igaragara nk'aho ari ntoya, ariko wowe byibuza ukayihereza agaciro. Buriya abantu twibwira ko ibyo tugomba kwishimira ari ibintu bikomeye binagaragarira amaso ya buri wese, nko gutsinda ibizamini bikomeye, kuzamurwa mu ntera mu kazi, gukora ubukwe bwiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko buriya ngo buri ntambwe uteye niyo kaba ari santimetero 0.5, buriya ngo uba ugomba kuyishimira mu buzima bwawe kandi ukayihereza agaciro.
buriya urugero rutoya naguhereza rworoshye ukaba wabashije nko guteka ikintu neza kandi utaruzi guteka byari byarakunaniye se cyangwa se nyine muri rusange utaruzi guteka. Buriya rero ngo niba wamenye kubiteka cyangwa se ukaba wamenye nko kwandikisha imashini wihuta, ukaba nyine sobo nkubwire nyine akantu gato yuko kaba kangana kose iyo ubashije kukishimira ukagahereza agaciro, buriya nabyo biba ari achievement. Buriya ushobora no gufata ukiyandikira CV yawe itari professionnel ukavuga uti mu bintu nzi gukora njyewe nzi kwandikisha imashini nihuta, nzi guteka utuntu ngutu, nzi gukora agasarada kanaka ngaka, mbega nyine ugakora nyine buri kantu kose ugezeho uko kaba ari gatoya kose ukakishimira. Buriya ngo biragufasha kuba wagera no mu bintu binini, mbega utuntu dutoya uko tugenda tuba twinshi dushobora kukubyara ikintu kinini kandi kingirakamaro. Ikindi kintu rero cyagufasha buriya ngo ni ukwirinda kwicira urubanza. Buriya ngo si byiza kwica intego cyangwa se kumva ko udashoboye. Niba ubonye amahirwe runaka hari ubwo wibwira ko uvuga uti sinjye wagombye kubona aya mahirwe kubera icyo ari njye, ngo ubwo ari njye ntibizaramba, ngo nyamara ngo sinzabibasha. Oya. Buriya ngo izi manza wicira ntacyo zishobora kukugezaho, ahubwo ziguca intege gusa, nta kindi kintu cyagufasha. Ubundi ngo fata umwanya wishimira ibyiza ubonye muri ako kanya, maze ubonereho n'imbaraga zo gutuma birushaho nyine kuba byiza. Kwicira urubanza rero ubundi buriya ni kimwe no kwica intege, uba uri kwisubiza inyuma, kandi twabonye ko mu bindi bintu byagufasha harimo kwitera akanyabugabo. Kimwe rero no kwitera akanyabugabo cyangwa se kwirinda kwicira urubanza, ubundi ngo kwikuramo ibitekerezo bigusenya nabyo bigufasha kwigirira icyizere. Akantu ko kuvuga ngo sindi umuhanga, ngo sindi umunyebakwe, ngo nta bumenyi buhagije mfite, ngo ndi gato cyane, reka ntabwo twavuga ngo ubugabo si ubutumbi. Buriya ngo kugira ngo ube wabasha gukora ikintu kinini cyangwa se ikintu mbega nakita nk'intangarugero cyangwa se cyananiye abandi, ntabwo bisaba kuba uri munini cyangwa se kuba uri umuhanga cyangwa kuba uri umunyebakwe. Byonyine kuba wifitiye icyizere, umuntu yanakubaza ati se kano kantu urakazi, kuvuga ati nkafiteho nosiyo. Niba utayifite ukajya kuyishaka, mbega wamweretse ko wifitiye icyizere, nawe kugira ngo akurekure biramugora. Nyine bavuga ati uyu muntu afite icyizere kandi uri kubona ko afite na courage. Ibi bitekerezo rero ngo byo kwica intege cyangwa se kwisenya nibyo rero ngo ni bimwe bisenya buhoro buhoro imitekerereze y'umuntu kugeza aho wumva ntacyo umaze. Kugira ngo rero ubashe kwigirira icyizere urabyirinda, wirinda ino mitekerereze cyangwa se ibi bitekerezo bigusenya wowe ubwawe. Ikindi kintu rero cya nyuma cyagufasha ngo ni uguhinduramo imico yawe mibi ukayihindura imyiza. Buriya ngo kwemera ndetse no kwakira intege nke zawe ndetse n'imico mibi kurangwaho ntago ari ubugwari. Iyi mico yawe rero ngo biba byiza iyo uyirebye ndetse ukayisuzuma udaciye ku ruhande, ukareba ikibigutera, ukareba mbega mu mpande zose, mu nguni zose, ndetse ukaniga ngo utajendetse cyangwa se udashyizemo imbaraga nkeya, ukiga nyine ushyizemo imbaraga nyinshi n'umuhate, uburyo bwo kuzigira imbaraga. Nyine mbega izi ntege nke zawe ukaziga udaciye ku ruhande, ukaba wazihinduramo imbaraga. Buriya ngo nta kidahinduka, icy'ingenzi ari ukubishyiramo umutima w'ubushake bwose, ndetse aho ubona ko hari intege nke hashobora kuzaba ariho hari imbaraga zawe mu minsi iri imbere. Nizere ko rero bino bintu byagufashije, kandi buriya biba byiza buriya ngo iyo wabyanditse. Niba rero utabyanditse reka mbigusubiriremo kugira ngo ujye uvuga ati nubona utangiye gucika intege, uhita ureba ku rutonde uvuge ngo akangaka niko narindi kubura, reka mpite nkakurikiza, hanyuma icyizere cyanjye kizaba. Ikintu cya mbere rero twabonye ko cyagufasha ni ukwiyemera. Nyine mbega kwemera ko uwo uri we ndetse n'ibyawe bifite agaciro mu bandi, bino bintu birafasha. Ikintu cya kabiri rero ngo ni ukumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe, mbega ukiga kumenya ibyo ukeneye, imishinga yawe, ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, mbega nyine ukaba uzi ibyo ukeneye cyangwa se iby'ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu buriya ngo ni ugukora urutonde rw'indangagaciro zikuyobora. Nyine ubwo ni ukumenya ndetse no kwita ku ndangagaciro zawe z'ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa se icyo twakita gushyiraho ama red flags, ukavuga ngo ibi bintu ngiye sinkorana nabyo, ibi bintu nkorana nabyo, ku buryo n'umuntu ukuzi neza avuga ngo iki kintu bakimubwira akavuga ati iki ngiki ntabwo cyakorana na kanaka.
ikindi kintu rero nyine ngo nukumenya ko buri muntu agira uruhande rubi n'urwiza, mbega icyo ugomba gukora ahangaha ni ukumenya imico myiza yawe. Ikindi kintu rero cyagufasha ni ukwirinda guhora ureba uruhande rubi mu bibazo ndetse n'ibyago, ugasanga ikintu kikubayeho uri kuvuga ngo iyo biza kugenda gutya ni ibiki, ukirebera wowe ingaruka gusa, ukirebera ibibazo biri bivukire muri icyo kibazo, ukirebera amahirwe byakubujije, ibintu ntabwo ari byiza. Ikindi kintu buriya ngo ni ukwitera akanyabugabo, kwihereza akanyabugabo cyangwa se kwihereza imbaraga, ewana ukavuga ati ewana kino kintu narakiyemeje ndetse ndanagishoboye, nta n'umuntu wansubiza inyuma, nta n'uwanca intege. Buriya ngo birafasha. Ikindi kintu cyagufasha buriya ngo ni uguha agaciro buri ntambwe uteye niyo yaba igaragara nk'aho ari ntoya. Hano naguhaye ingero zoroshye nkakubwira nko kuba wamenye kwandika kuri mudasobwa cyangwa se mashini wihuta. Ibi ngibi nabyo urabyishimira ukavuga ati kabisa, kubera ko akantu gatoya buriya ngejo nta wamenya gashobora kukubyariramo ikintu kinini. Akandi kantu rero ngo ni ukwirinda kwicira urubanza, kuvuga ngo sinjye wagombye kubona aya mahirwe, ngo ubwo ari njye ntibizaramba, ngo nyamara sinzabibasha. No, why not? Abandi ko babishoboye we byakunaniza iki? Ikindi kintu rero buriya ngo ni ukwikuramo ibitekerezo bigusenya, kuvuga ngo sindi umuhanga, sindi umunyebakwi, ngo nta bumenyi buhagije mfite, ubugabo si ubutumbi. Ikintu buriya iyo wifitiye icyizere buri kantu kose ukemera ko ugashoboye cyangwa se wagashobora, ni byiza kuruta uko wakishyiramo ibitekerezo bigusenya ngo njyewe wese ngo reka ngo biriya ngo sinabibasha. Wapi, why not? Wabibasha ndetse na cyane. Akanyuma rero twabonye nuko wahindura imico yawe mibi ukayihinduramo imyiza, intege nkeya zawe ukaba wazihinduramo imbaraga. Ndaje rero dukomeze na the daily line cyangwa se ijambo ry'uyu munsi riri buze ryunganira neza ibyo twaganiriye mu isanzure. Ni mu kanya gatoya reka tubanze twumve iyi ndirimbo Shokola.